Hello guys, how are you? It's me again, DJ KGL aka The Hustler. Again, nimekuja tena. So mumeze mute guys? Harashize iminsi ntakora ikiganiro nk'iki, usibye ko nashyiragaho wenda ibindi bitari nk'iki ngiki nicara nkabaganiriza, nubwo wenda nkeka ko n'ibindi byose hari icyo bishobora gufasha sosiyete yacu. So mfashe uyu mwanya rero nanone ngira ngo tuganire, babaze amakuru. Abatarakora subscribe muyikore, mugende mujye kuri YouTube channel, mujye aho bakorera subscribe kuri button subscribe, mukore subscribe, munkorere like, munkorere na comment. Ibyo byose bidufasha kuzamuka. So uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku kintu bita navuga gutera burase ni umutekano mu muhanda, cyangwa se uburyo bwo kubahiriza amategeko y'umuhanda cyangwa se kuyakurikiza. So buriya nyine hari ibintu byinshi ngenda mbona, uko ahantu hose mba ndi nyine niko nababwiye. Rero nkavuga ati ikizajya mbona kibangamye numva ko hari icyo umuntu twagihinduraho, umuntu nyine ndaza nkabaganiriza, ntihabura uwajyaga akora ibintu nk'ibyo cyangwa se akumva ko nyine hari ikintu cyahinduka. Numva ko rero bigiye bikora ku mitima y'abantu byafasha abantu benshi. So isi tukagenda tuyigira nziza buke bukeya, nubwo ari urugamba rukomeye ariko nibura ikorohamo uruhamo. Yes, so ndashaka ko tuvuga rero ku bintu byo mu muhanda. Ubwo turavuga ku bantu babiri, hari umushoferi, hari abatwaye ibinyabiziga, amamoto, amamodoka n'amagare se, ubwo harimo ibyo by'ibinyamitende. Noneho hakaza n'indi side yo ku bantu bagenda bakoresha umuhanda ariko bakoresheje amaguru. Yego, abo bombi hari ukuntu bajya bagirana ibibazo hagati yabo, yaba ari abashoferi hagati yabo bakagirana ibibazo mu muhanda, umuntu ntimuziranye, nibwo mugihura ariko ugasanga habaye ikibazo kubera ko hari itegeko ryishwe mu muhanda, cyangwa se hari uburangare, cyangwa se hari ugusuzugurana kwabayeho mu muhanda. So hari n'ibindi bintu abantu bamwe batitaho kandi by'ingenzi bidufasha gukoresha umuhanda neza. Ni ukuvuga ngo ugomba kumenya uburyo ukoreshamo ibinyoteri, ugomba kumenya uburyo ukoreshamo side mirror, ukamenya n'uburyo ugomba gukoreshamo akaranga umuvuduko uri gukoresha mu isaha. Ukamenya ngo hano icyapa kirambwira ngo ni 40, reka ngende muri 40 cyangwa munsi yaho, kuko iyo kadakora kubyimagina niho hashobora kuva kwa kurenzaho rimwe, kwa kurenzaho igice, kamera ikabera gufotoye. So ubwo ni uburyo nyine bwo kwirinda gutakaza igihe, gutakaza amafaranga ukoresheje umuhanda neza. Wenda hakabaho impanuka iri tekinike y'ikinyabiziga, byo wenda birumvikana, ariko mu gihe buri wese yubahirije ibintu bigenwa uburyo bwo kugenda mu muhanda, twagenda neza kandi tukagerayo amahoro. No mu buzima busanzwe usanga mu muhanda harimo ibintu bishobora gutuma ugenda nawe ubwawe ukibaza, nk'umuntu ugenda mu muhanda buri munsi. Umuntu araje, muri mu muhanda, muri ambutiyaje, hanyuma umwe agashyiramo ikinyoteri ako ashaka kuvamo, wenda akinjira mu muhanda wundi uganiwe. Abantu bagakomeza bakamanuka, bakamwima inzira, agahagarara, akarambirwa, abandi bakavuza amahoni, sirikirasi ikaba irapfuye. Kandi iyo umuntu avuga ati mfashe icyemezo reka muhe inzira,
byari gufata nk'amasegonda 30, akaba avuye mu muhanda, igikorwa cyo kugenda kikaba kirakomeje nta kibazo. Ariko ikibazo harimo abantu baba bafite imyumvire nyine itandukanye. So ibyo byose rero nibyo tugiye kurebaho, ibintu nk'ibyo ngibyo birimo imyumvire, kuko mu muhanda habamo abantu batandukanye. Mu muhanda habamo umuntu ushobora gutwara afite panike y'ikintu. Ni urugero, umuntu afite umwana we ararembye, arabona kandi ko akeneye kwihuta ngo ageze umwana we asevinga ubuzima bwe. Wenda undi atwaye yasinze. Ibyo byose wowe ntabwo ubizi. Mu muhanda harimo umuntu ushobora kugera gutya akabatura imodoka, akaba aragiye ntarayimenya neza, nta experience y'umuhanda afite, akaba akoze impanuka. Nawe umunyamaguru uba uri muri aho ngaho ugenda ku nkengero z'umuhanda cyangwa unawambuka, ugasanga uraho wambutse wibereye kuri telefone, wambaye amayekuteri mu matwi, nturi kureba uruhande imodoka zirimo ziraturukamo, ahubwo urimo urambuka nk'igisate cy'umuhanda ureba aho uri kwambuka aho ziri kujya, nk'aho warebye aho ziri kuva ngo umenye ngo harimo distance ingana gute hagati yawe n'imodoka, ubikarikire kugira ngo ubashe kwambuka uve mu nzira. Ibintu bitagusaba amasegonda. Menya kwambuka nk'umuhanda hano mu mihanda yo mu Rwanda mu bugari bwayo, ucunze neza ntabwo byakujya mu masegonda 10 wambutse neza wihuta, kuko ntabwo ubugari bw'imihanda yahaca ari burebure cyane. Kandi harimo ahari bwa busitani, ushobora kwambuka hamwe ugategereza ahandi ukongera ukambuka, cyangwa se waba uri gukoresha zebra crossing zikunda gucamo abantu benshi, feruje zihagarikira abantu rimwe ku mpande zombi, mukambuka neza. Ubwo rero ikintu kiba gihari ni ukugira ngo tugire focus mu bintu tuba turi gukora mu gutwara. Hari abagenda mu muhanda, umenye ko imodoka ishobora kugira ikibazo, imodoka ishobora kuba itwawe n'abo bantu bose nakubwiye, umuntu akaba ameze nk'uwataye ubwenge kubera ikibazo runaka, ukarangira agukojejeho, akakugonga, akakuvuna cyangwa akakugira ibindi. Ikindi, hari ukuntu abantu batita ku binyoteri. Ugasanga umuntu ashyizemo ikinyoteri arimo yinjira mu muhanda, akakigumishamo mpaka, akagenda metero 10, metero 20, metero 30, 40, 50 atarakuramo ikinyoteri. Aho ngaho aba ari gukora icyo bita, aba ari guteza confusion abantu bari kumwe mu muhanda. Either uri gutinya kumupasingaho uvuga ati wenda mukanya arakata gutya, aba ari kugenda, ubwo ushobora kumuca iruhande, ku ruhande atashyizemo ikinyoteri, uzi ngo niho wenda yenda kuva agana hirya, ku buryo wenda ugiye kumureka agatambuka, ugahera muri ibyo ntuzi ngo ni ibiki, bikarangira ibintu bipfuye, cyangwa se ukanamwinjira naho atashyize ikinyoteri kandi ariho ari kujya, mukaba mukoze impanuka. Ubwo amafaranga akahagendera, umwanya ukahatakarira, ibintu byinshi bigapfa. So ibyo bintu rero ni ibintu tuba tugomba kwitaho, tukirinda gukora gutwara twanyweye. Waba uzi ko hari icupa wasomye, ushobora kuba wanywereye 10,000, 20, 30, kuba wakuramo amafaranga 1,000 ugatega moto, cyangwa se n'andi runaka yo gutega taxi voiture n'urugero, cyangwa se ukishyura umuntu ko baba bahari mu tubari akagutwara mu modoka yawe kugira ngo nayiraze iwawe, akakugeza mu rugo amahoro, ugataha neza. Ariko ugize gutyo urabizi ko ibyo byose bifite riske. Uratwaye, ugonze umuntu, ugonze ikintu, nawe ubwawe uhasize n'ubuzima, ushyize muri riske abantu benshi, ibibazo biravutse. So ushobora kuvuga ngo ndagiye n'imodoka, wenda ntiwanasinze ariko wasomyeho, ariko kwa kuzi ko ari ikintu kiba hano gikaze, bakuvumbuye, wenda ntabwo ugonze, ntabwo ugize ariko se numva ngo barabafata bakabatwara kubafunga iminsi runaka, bakaguca amafaranga. Ubwo ibaze ku kazi aho ukora, cyangwa se n'ubundi buzima wari ubayeho bwa buri munsi,
bugiye kuba buhagazemo iyo minsi yose kubera icyo kibazo. Kandi wakagombye kuba watanze amafaranga ya parikingi aho wanywereye, ugahita utega moto ukitahira, cyangwa se ugakoresha ubundi buryo ariko ukagenda ukagera mu rugo udatwaye, ukigererayo amahoro. So ibyo bintu kabisa byose ubitekerejeho kujya ubikora, kandi ukanatekereza abandi bantu uzi byagiye bibaho, wafata umwanzuro ukavuga ati wapi, reka njye mbigenza gutya. Waba wowe wateguye kujya nko mu kabari ukavuga ati ndaza kugenda n'akamoto, cyangwa se ndaza kureba umuntu antware ariko ndibuze kunywa kuri byeri. Ibyo bintu bigakoreka neza, ejo ukabyuka ugasubira guhiga amafaranga wakoresheje. Ikindi, hari ukuntu usanga abantu, umuntu akakwicira nka mudu mu gitondo cya kare ugiye ku kazi, akaba aragututse mu muhanda cyangwa se yenze nko kukugonga. Ugasanga umuntu urimo mu muhanda uragenda, wenda bibaho cyane nk'umuntu akakugendera nabi, bigaragara ko koko ari uri mu ikosa, ariko se igisubizo ni ukumutuka, ni ukumubwira nabi, ni ukugira gute? Tuza amahirwe abaye nuko nta kibaye, wenda ibyo birarangiye, ariko uwo kumwicira mudu ngo ahita atangira siko umuntu akwicira mudu mu muhanda, ariko ibyo bintu bikaza kukuvamo hashize umwanya n'ubundi uri gutwara umeze nkaho udahari. Ibyo bintu birajena. Ni kimwe nka bya bindi ugasanga wenda uri gukata nk'ahantu, cyangwa ari muri ambutiyaje, ikinyabiziga kikuzimiyeho, birashoboka byose. Ugasanga inyuma yawe amahoni ni pi. Biriya bintu nabyo nta bupfura, nta bunyangamugayo burimo. Ihangane, ni umugabo cyangwa se ni umuvandimwe mugenzi wawe, ikibazo agireze agikemure, atari kuri iyo puresha y'amahoni. Umuntu akakunyura, akagutuka, akakubwira nabi, kandi se aguhaye amahoro, nimba ari ibishoboka bigashoboka, ukongera ugafata umuhanda wawe neza, ariko ataguteye umutima mubi ushobora no gutuma ugera imbere ugakora andi makosa. Buriya abantu ntabwo tugira kwihangana kumwe, ariko mu muhanda habamo abantu baba bararakaye, bareba nabi, abagukangisha amamodoka ya danje, akakunyuraho amahoni, agakubita. Yaguhaye umwanya, ufite rotorovizeri, urimo uramureba, nawe kora ku buryo uva mu muhanda vuba. Urabona ko akeneye kwihuta, ntiwamenya ibimwihutisha wowe, kuko nta gahunda ufite yo kwihuta. Genda ujye mu rundi ruhande, umuhe umwanya atambuke, agende, ariko aguhe uwo mwanya mutoya nk'amasegonda runaka yo kwitegura, nta puresha, umuhe umwanya atambuke. Ibyo bintu bitunaniza iki? Kumva ko utwaye nk'ikimodoka cya danje mu muhanda bitera abantu bamwe turoma, ukaba wanumva washyira imodoka ku ruhande ukagenda n'amaguru, ugakora n'agasiporo. Mu muhanda haberamo byinshi bitari byiza, kandi rwose ntabwo tuba tuziranye, tuba turi abagenzi, kandi umugabo ahaguye undi atereraho utwatsi. Kandi burya umuntu mufatanyije urugendo muba mugomba kubahana, kuko imbere aragutabara cyangwa se nawe ukamutabara. So reka tubanirane neza, tugenderanire neza, tumenye gukurikiza ibyapa icyo bivuga, tumenye gukoresha ibigize imodoka cyangwa se ibigize ikinyabiziga cyacu. Izo za rotorovizeri uzirebemo neza, wibuke ibinyoteri ubishyiremo unabikuremo ku gihe. Wibuke kandi ko niyo muri mu rugendo, ari igihe wowe udashaka kwihuta ariko hari undi uri kwihuta, kandi umuvuduko murimo mwemererwa wowe utawuriho, uri munsi yawo. Iyo bakwatse ngo atambuke, muha inzira atambuke. kandi burya iyo turi kugucanaho mu muhanda, wowe bari gucaho, jya ugerageza ugabanye umuvuduko wagenderagaho, kugira ngo umuhe tayimu yo kujya imbere hatoya, adahura n'indi modoka irimo kuza, ugasanga baragonganye. kandi bagonganiye aho hafi,
byanze bikunze bishobora kukugiraho ingaruka nawe. Ni ukuvuga ngo rero dukurikize umuhanda uko amategeko awugena kuwukoresha, ku muvuduko aho wa 60 byemewe, icyapa gihari, kereka imodoka igize defo tekinike ntabwo ushobora kugonga umuntu uba uri kumureba, ahenshi hararambuye, nawe uri imbere wibutse gukoresha ibinyoteri mu gihe cyabyo, ukuri inyuma ntiyakugonga. Abamotari cyangwa se abantu batwaye igare hari ukuntu bajya bagenda bacamo hagati muri ambutiyaje. Biriya bintu rero moto ni ntoya byo kandi hari ibishobora gucamo rwose nta kibazo kuko bacamo bahetse n'abantu, ariko ikibazo kimwe gihari, hari ahantu impamvu baba batemera ko abantu banyuramo n'amategeko ntabyemere, ni uko uriya muhanda uba wemerewe kugendamo ibinyabiziga bibiri biteganye. Kariya kantu gatoya gasigara rero ni ubw'inyagamburiro bwa biriya binyabiziga bibiri biri ku ruhande. Umuntu rero ashobora kugarura ipine gatoya atabyitayeho bitewe na stress n'ibindi byose nababwiye umuntu ashobora kugira iyo agiye mu muhanda yishe amategeko, ari afite panike, afite stress, yasinze, yagize ate, atazi gutwara. Birashoboka akabagaruye gutyo pari hazari akabagukojejeho, nawe ugakuhindukira ugahita ugwa ku modoka biteganye. Ubwo ngubwo ibindi bikurikiraho biterwa n'ukuntu ba nyiri ibibazo bameze, bigaterwa nanone n'ibyangiritse, kandi byose bisaba umwanya wo kugira ngo bikurikirane bigende neza birangire. Hari ibipfa namwe murabyumva, n'amafaranga akabigenderamo kuko igihe nta mafaranga. So tugerageze rwose two gushyiranaho pressure mu muhanda, two gupushingana ngo utume umuntu akora ibintu vuba, kuko hari abantu bagira ubwoba mu muhanda pe. Mu muhanda abantu bagira ubwoba, yakumva ibintu agahita atekereza polisi iraje, agahita abira ibyuya, imodoka cyangwa moto ikanga kwaka, kandi nta kibazo ifite. Kubera iki? Afite ubwoba atewe nande na mugenzi we bafatanyije urugendo. Umuhitayemo niba imodoka imucitse ikazima cyangwa moto, yongera restartinge neza, yongere mukomeze urugendo mu gihe gitoya kitarenze n'amasegonda 30 nk'uko nakomeje kubivuga. Ikibazo cyose kiba hari mu muhanda ntago gitinda. Niba ari umuntu uri kuva muri uru ruhande yinjira atahiwe, ntago biri gufata amasegonda 20 atarava mu muhanda ngo mukomeze mu rugendo. Wimubanira ngo uko umuntu ateye ikinyoteri ngo agende, ugasanga umuntu arimo aragenda mwinjirana kandi wakamuretsa agatambuka, mukahamara umunota buri wese yasuzuguye undi, ukajya ngo muri mu marushanwa bikarangira muhatinze kandi byakabaye byarangiye. Okay, reka tujye kuri side y'abanyamaguru rero. Nababwiye ibintu byo kwambara ekuteri abantu bambuka mu muhanda, kwambuka bari kuri phone, ugasanga umuntu yatakawe ari kugenda akora n'amageste mu muhanda yambuka muri zebra crossing, ariko kandi yirengagije ko mu muhanda harimo bantu nababwiye bafite ibibazo bitandukanye bishobora gutuma bica amategeko y'umuhanda, bikarangira bakugongeyemo, ugateza ibibazo ku mpande zombi nawe utiretse. So ikintu navuga rero, tugire kuba focus, yaba utwaye yaba uri kugenda n'amaguru. Tekereza nubwo waba uri mu muhanda muri karakayira k'abanyamaguru, tekereza ko umuntu ashobora kuza ugifite umwanya wo kumuhunga. Wenda umuntu runaka yayobye, imodoka yacitse feri, moto yasaze, mu gihe se uzaba uri kuri telefone wenda uri kugenda ucatinga, ureba imbere yawe amasegonda 5, ukareba ko nta muntu mwenda guhura, ukaba urebye muri phone ukongera ugafata inzira ukagenda nk'umuntu ufite ubumuga bwo kutabona kabisa kandi ubona, ukaba uri kugenda ukagera imbere ukongera ukubura amaso ukareba ati hano ni sawa.
ariko nturi gutekereza ko hari imodoka ishobora kuza yihuta muri ya masegonda wongeye kureba muri fone. Reba imbere ahantu uri kujya. Kimwe n'abantu batwara nyine imodoka nabo bajya bagenda bari gucatinga kandi murabizi ko nabyo amategeko atabyemera. Ushobora kubika amaso rimwe muri nuza uhita ugwa mu kintu cya danje. Rero n'abantu bakoresha kwambuka zebra crossing, abagenda ku nzira z'abanyamaguru, mwese ibyo bintu birabareba. Fata umwanya wawe uvuge ati ndagiye, ndaza kongera kureba kuri telefone igihe kigeze. Ushobora kumva umuziki wenda ariko ukagabanya volume ku buryo usigara uri kumva ibiri inyuma, kuko burya n'urusaku rushobora kukuburira. Yes, uriya umuziki nawo ufasha umuntu urugendo mu gihe uri kugenda n'amaguru no mu modoka tu, ariko shyiramo ya volume nziza ibasha gutuma wumva ibiva hanze n'ibyo nawe uri kumva muri ekuteri. So ubwo rero ikindi abanyamaguru tumenye gutayiminga. Uvuge ati iriya modoka ahantu iri ndajya kurangiza kwambuka iyi zebra crossing itarangeraho, uhita ukora iyo karikiri. Numara kuyikora ubone kwambuka, nubona ko imodoka ikiri kure. Kandi nubona imodoka iri bugufi nyine ukabona ubwenge bwawe buri kuguha ko iri bugufi, rindira harashira umwanya mutoya hongere haboneke umwanya uhagije wo kwambuka utari kuri pressure, nta kiguteye ubwoba ngo uvuge ngo bari bakonze, ngo ugende wongere ufate ka kayira nanone ugende nka metero 200 utekereza ukuntu bari bakugonze wumve biragucanze. So tube focus, tumenye igikorwa turimo gukora mu muhanda, kuko buriya mu muhanda haba harimo ibintu byinshi bitandukanye. Hari ukuntu abantu b'abajura bajya biba ahantu bagahita babagurukana bakabirukankana. Ushobora guhubirana nawe rero kandi wakabaye wamubonye ukamukwepa ugasanga arakugwiriye, ugahita ugwa mu muhanda kandi wari wigiriye nko muri interview. So reka turebe imbere tumenye ngo tugiye he, turimo gukora ibiki, ibindi tubijyemo nyuma. Ibyo byose rero nibiba buri wese akubaha undi, akubaha mugenzi we. Waba utwaye ntubone umuntu nawe ari kwambuka ngo ukore iki, ngo umushyireho pressure, ngo umusatire nkaho wenda kumugonga. Nubibona ukabibona mbere, gabanya umuvuduko ugende umugereho utamuteye pressure yo kwambuka. Nk'uko nahoze mvuga ngo mu muhanda n'abatwara birinde gushyiranaho pressure, kuko ari igihe rwose usanga umuntu pressure imurembya burundu umunsi wose. So umugenzi nawe amenye kureba imodoka. Nge nagira inama umuntu ugendana n'amaguru wambuka zebra crossing gutayiminga ahantu hareshya nibura kuva kuri metero nka 70 kugera kuri metero 100. Nubona imodoka iri muri iyo distance ukabona n'umuvuduko ifite, aho ngaho wakwambuka. Ariko umuntu ujya kubona ukabona umuntu araje, wari uri mu ntambwe nk'eshanu cyangwa 10 cyangwa 20, ukabona harimo umuntu ushaka kwambuka. Eske uribaza uyu muntu abana n'ubumuga bwo kutabona cyangwa akoreshwa n'ibindi bintu ku buryo ashobora kwimagina ko yakwambuka nk'isasu agatambuka wari uri muri metero 2 cyangwa 5? Utwo twose tuturebeho, tumenye ngo mu muhanda ho abari ibindi bindi ntago ari ku muharuro. Niko kera bajyaga bavuga ngo umuhanda si umuharuro. So ibyo nibyo nababwiraga uyu munsi. Murakoze cyane, peace and love. Mutaginge umupolisi wese uzikora mu muhanda yumve kino kiganiro. Ndabizi arahita akora subscribe, ajya akomeza nkurikirana. Ni inshuti zanjye ndabakunda, bakora akazi gakomeye. Nanjye reka nshyireho ibuye ryanjye. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Ciao, tuzasubira ubutaha. Ciao guys, peace and love.